banyu ufite ikibuno ibibuno bibakoze bidukozeho baradusenyeye ngo nda muntu kigira agaciro ngo n'umugore abagabo baratuzonze abadafite ikibuno se barajya ubwo namwe murabashakira isoko ryabo ngabayobozi Meya winura muzira Meya winaha ntago muzi gose Karame ntago muzi waje ino ejo se yewe hari impamvu mfite yo kuba ntaramumenya neza witwa nde nitwa Simbizi Damian izina ni ryo muntu rero ni ikihe cyaha amategeko y'u Rwanda cyangwa y'Imana uvuga uti yaba byashoboka ikinyagikuramo n'ikibi cyaha amategeko y'u Rwanda cyangwa amategeko y'Imana yego amategeko y'Imana no kwifuza umugore wundi byagiza cyavamo abagabo bakifuza abagore bose bashaka yashaka kusiza ariko wagarutse mu makanga mu gatanu primaire Adamu yagarutse mu makanga ntabwo yigeze ejo no mu wa mbere jewe Ajyaneza Pacifique maze kumva icyo amategeko ategeka abashingiranywe n'agahato ko wowe God have mercy on us. Indiscriminate. Father, fucker, no. Sister, fucker. Friend, fucker. Verb to be in simple past. Fucker. Tantine. Njyewe Ajyaneza Pacifique maze kumva icyo amategeko ategeka abashingiranywe na nemeye n'agahato ko wowe Mukobwajana Asifiwe umbera umugore tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Nzeyimana Augustin maze kumva icyo amateganya abashakanye n'agahato nemeye ko umutasi foyi ibintu byose kuri ubu byabaye pirate n'abantu mwe ibituba bya kera byararyohaga uzi ko warongoraga umuntu ukaba wahera mu gitondo hari abajama nabonaga ndi umwana yaheraga mu gitondo yabonye match ya gicuti arongora agasohoka agiye kunyara akirirwamo akahera mu gitondo akageza nimugoroba atarasohoka ari muri match ya gicuti bro yanze kurangira ariko kuri ubu ngubu umwana wa match ya gicuti washyira muri rimwe kabiri gatatu kumva wapi nta buryohe nk'ubwa kera abana bakigira ndi kukubaza wantesida ngiye gutera se nshuti yanjye mbabarira umubwiza ukuri ibi bintu byose wari ubizi kugeza amasaha yangaye kuko uburyo wandangiriza ubuzima bwanjye wowe ushenzi gusa ikintu cyitwa sida ugikore mu kanwa kawe sida iki ndakubaza ngo wantesida wahise ugaseka hari undi muntu uzi twaryamanye njyewe kuvuka ugasanga warabyawe n'abapfumu ni umwaka kuvuka ugasanga iwanyu baraguza ni umwaka gupfa udakijijwe uwo ni umwaka urenze iyi ariko turashima Yesu waje waca akica umwaka ibikubuza amahoro wasibye cyaka sinjye kunda kwinjira mu miryango y'abantu ariko musi naramutse nahagurutse kwinjira mu miryango yanyu nishishiriza iwanyu nzajya nzivuga zabizi twite cyangwa izihaka nzajya nzivuga urabizi neza yuko uwo mutipe yabyaye umwana akamwihakana ubu nakwicara ku wa mbere ngo ndi kuvuga we nta nubwo nagushyira mu kanwa kawe wangunze ko kuvuga ugakora ibyangwa n'amaso y'Imana niwe mutinganyi